Imana yanjye niringira. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo hamye iteka ryose. Aba nk'uko imisozi rwose Yerusalemu ni kubita rwose abantu be, avanga uhereye none ukageza iteka. Bisobanuye iki? Uwo muntu Imana iramugota, abantu baramurwanya ikamurwanirira. Sitani namuhiga, Imana ikamuhisha. Bavuga amagambo ikavuga ijambo, baca ibico Imana igaca kanzu, baratega Imana igategura. Uwo muntu nta muntu uzamurwanya, nta muntu uzamunesha, bazadonda nk'udonda. Babwire maze iminsi ngo kurwanya umuntu wasenze Imana nko gushingirira amashu. Ikaze nanone kuri Seruka TV na Gasabo TV. Turagarutse nanone uyu mwanya twongeye kugirirwa umugisha no kubonana n'umukozi w'Imana nkuko musanzwe mumenyereye hano kuri Seruka TV na Gasabo TV. Tugize umugisha kumubona, tagusuhuje. Muraho neza? Muraho namwe. Kandi ababa kubonye ubwa mbere ninde turi kumwe? Nitwa Kabanda Jean Pierre, Evangeliste Kabanda Jean Pierre. Kuki utagiye wongeraho profete kandi nzi profete? Oui, profete umuhanuzi. Yego, je guhanura no kubwiriza kuri televiziyo hano. Nakoze cyane. Uyu munsi tugize umugisha wo kwakira. Ni igiki aka kanya wamaze kwivuga amazina? Uri umubyeyi urubatse? Ndi umugabo ufite abana n'umugore. Ufite abana batatu. Kuki utabanjirije ku mugore na ukiri abana? Abana buya nabo bakomoka ku mugore kandi nabo ni beza. Uyu ugomba kubanza umugore kuko ariwe mwabyaranye abana. Nibyo. Nawe atanyumva nabi wenda n'ukuri. Umugore n'abana. Alright. Bakoze cyane. Ibihe byiza cyane. Muri aka kanya ni igiki ufite ku mutima wawe? Ku mutima wanjye hari ibinyamuneza byinshi cyane. Kuko iyo ngarutse kuri televiziyo numva nishimye kongera guhumeka ijambo ry'Imana no kuhanurira abantu. Ndi umuhanuzi. Rero kandi ntabwo ari byo niyemeramo, ndabizi ko ari byo. Imana yinkoresha ibintu bikomeye. Injira nisengesho. Mana mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi, izina rikomeye, izina abademoni batinya, izina tuvuga imyuka mibi gahunga. Duhagaze kuri televiziyo kugira ngo bane natwe udushigikire umwanya wose tugiye kuvuga ijambo ryawe, kandi umuntu wese ugiye kumvira ijambo umuhe amatwi yumvira ijwi ryawe n'ijambo ryawe, kugira ngo uyu munsi tugire umugisha hamwe n'abatwumva mu izina rya Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze ku ijambo Imana yagushyize ku mutima. Murakoze cyane. Murakoze. Abadukurikiye murakoze cyane, abakozi Imana bongeye kumpa umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane, Imana bahumugisha kandi pe rwose nabo rwose Imana bahumugisha cyane. Reka rero dusome mu ijambo ry'Imana Zaburi ya 91. Tuyisome hanyuma tuganire, mbahanurire, mbasengere abarwaye bafite ibibazo bari hirya no hino mu Rwanda no hanze. Mube maso cyane kuko ndumva iyi televiziyo Imana yimpayeho amavuta kandi yimpayeho ijambo ryo kuvuga ndetse n'ubuhanuzi bwanyu. Bibiliya yavuze muri Zaburi 91 yavuze ngo uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu kishobora byose. Amen. Amen. Bibiliya iravuze ngo uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu kishobora byose. Niryo jambo ngo tuganire uyu munsi. Rero iyi Zaburi abantu bayumva, hagiye abantu batashaka kwisobanukirwa bitewe nuko abantu bayumva ngo bakuma ngo mu rwisho gusa. Umuntu yihisha habaye iki? Umuntu yihisha mu gihe afite ikimwirukankana. Umuntu yihisha mu gihe afite ikintu cyamurushije imbaraga kandi yishaka kumugirira nabi. Rero uba mu rwisho rwisumba byose niwe uzahama mu gicucu kishobora byose. Umuntu uzihisha mu Mana ninde? Yihisha iki? Ahunze iki? Yihishiye iki? Ese Imana imuhishiye iki? Ni ukuvuga ngo iyi Zaburi irashaka kuvuga ku muntu uhunga Satani, agahunga imbaraga z'umwanzi Satani, agahungira mu birindiro by'Imana. Uwo muntu ntabwo Imana izemera yuko impunzi yayihungiyeho dayimoni ziyishakisha ngo zijye kuyikura mu nzira y'Imana, zikure mu rwisho rw'Imana. Birasobanura ngo nugira intambara, ukagira ibigeragezo, ukagira abaguhiga, ukagira abakurwanya, ukagira Satani kwirukanka inyuma, nta handi hantu ukwiriye guhungira. Ukwiriye guhungira mu nzu y'Imana, ukwiriye guhungira ku bantu b'Imana. Ntuko ntabwo uzahunga Satani ngo unayisange, kuko uzaba wigemuriye icyo gihe ibizakwica. Ariko Bibiliya yavuze ngo uba mu rwisho rwisumba byose, umuntu ubana n'Imana, umuntu usenga Imana, umuntu ukunda Imana, umuntu wegera Imana,
umuntu udahunga imana, umuntu ukunda kuzaho imana iri, ararararara, umuntu ukunda kuvugana n'imana, umuntu ukunda kwegera imana, azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Imana ishimwe, haleluya. Avanga uwo muntu niwe imana izatwikiriza amahema yayo, kandi ngo azajya yungira mu kwaha kwayo, imana izamutwikira. Umuntu ukunda imana, umuntu wegera imana, imana izamutakaza, ntabwo imana izamuhomba, ntabwo imana izamuta, ntabwo imana izamuva iruhande. uwo muntu ngo azahaba mu gicucu cy'ishobora byose. uzi uba ahantu imana iri, ugumana n'imana, uturana n'imana, usenga imana, azaba mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ngo uri ubuhungiro bwanjye, niko Zaburi ivuze, avuga ngo imana yanjye niringira, imana niringira, imana nsenga, imana uvugana nayo, imana wabanye nayo, imana wakoreye, imana wavugiye, imana waririmbiye, imana ngo nizagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura, izakubundikiza amoya yayo, uzajya uhungira amababa yayo, igiteye ubwoba cyane niyo nacyo kizagira gute, kizagutinyisha. Avuga ngo kuko wagize isumba byose ubuhungiro, nicyo nzagukiriza, nzagushyira hejuru. Imana ishimwe. Nzakuvana mu gisuzuguriro kuko wamungiyeho, nzakwisha n'abakomeye ko wamungiyeho. Bibiliya iravuze ngo uwo muntu wo mu bwisumba byose niwe imana izatwikira, nta giteye ubwoba cyane cyo kizamugeraho, kabatangariza ikintu gikomeye. Nta handi hantu ukwiye guhungira ibibazo, nta handi hantu ukwiye guhungira shitani, nta handi wahungira isi. Isi niko iteye, isi irimo ibigeragezo, isi irimo ibibazo, isi irimo intambara, isi irimo uburwayi, ariko ijambo rivuze ngo uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Avuga ngo ndabwira Uwiteka ngo ubuhungiro bwanjye, imana yanjye niringira. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhamye iteka ryose. Avuga ngo uko imisozi rwose Yerusalemu niko Uwiteka rwose abantu be, avuga ngo uhereye none ukageza iteka. Bisobanuye iki? Uwo muntu imana iramugota, abantu baramurwanya ikamurwanirira, Sitani iramuhiga imana ikamuhisha, bavuga amagambo ikavuga ijambo, baca ibico imana igaca akanzu, baratega imana igategura. Uwo muntu nta muntu uzamurwanya, nta muntu uzamunesha, bazadonda nk'udonda. Babwire maze iminsi imwe kurwanya umuntu wasenze imana nko gushingirira amashu. Abantu ntabwo bakumvishe kano kantu, abakumvishe mu ngo amen. Kurwanya umuntu wasenze imana, wakoreye imana, wavugiye imana, ni ugushingirira amashu. Kuko ariko muranyumvise, ntabwo amashu yuri imihembezo. Umuntu wabanye n'imana, wasenze imana, wowe urimo kuzwarwata aho ngaho, uri kumurwanya gusa, uvuga amagambo, uri kumusebya, uri kumurwanya, no. Uwo muntu ameze nuko bata imihembezo y'ibishyimbo ukayishyira mu mashu, ntabwo amashu ari bwurire. Cya kabiri ni nko kujya kuri kekayo ukajya kwakayo inyama. Muranyumvise ubu ngubu? Kujya muri kekayo ngo none ngo mwampaye inyama, winjiye ahantu hari imisima n'amabati, harimo ikinyuranyo gikomeye cyane. Cya gatatu ni ukujya kugura imisimari muri farumasi, baguha imiti, harimo ikinyuranyo gikomeye. Icyo mashaje kuvuga mu bwenge birasobanuye ngo uwo muntu we afite uko abayeho, abanye n'Imana. Ibyo ushaka si byo Imana ishaka, ibyo umushakaho si byo Imana imushakaho. Kuko ushaka kumurwanya ariko imbaraga zimurwanirira, urashaka kumuvuga nabi ariko unamuvuga neza. Wowe wishingire amashu, wijya muri cyekare ngo wake inyama, urwanya umuntu wasenze Imana. Menya ibyaha, ukora ibyaha, kuko umuntu amubwisha bwisumba byose ni umuntu ubahana Imana iba, ni umuntu ubana n'Imana hafi ya ofisi y'umwuka. Haleluya. Taroba syndicate bra ni wida pesi, ni umuntu uba muri biro y'umwuka wera, ni umuntu ubana n'Imana hafi y'umwuka, hafi y'Imana. Aho ngaho niho yibera, avuga nk'Imana, akora ibyo Imana agakoze, agenda mu yandi magambo akora imirimo myiza. Ntabwo umuntu uzamushobora, ntabwo uzamurwanya, ntabwo uzamucika. Aho wajya hose wamuvuga n'abamurwanya, ntabwo wamushobora. Bitewe n'iki? Aba mu rwisho, yihishe yihisha ahantu Imana iri, ari mu cyo bita kava, ari mu cyo bita burende y'Imana, ari mu cyo bita umutamenwa w'Imana. Yihisha ahantu hatamenwa, yihisha ahantu hataraswa, yihisha ahantu hatarwanywa, yihishe mu Mana.
biravuga ngo bari muri Kristo Yesu nateka bazagira gute, bazacirwaho, kuko barimo indani, bari muri Yesu. Mbibutse ko mbere yo kumurwanya uzanza urwanya Imana. Satani ajya kumushaka nashaka Imana. Uba mu bwisho bw'Isumba byose aza mu gicucu cy'Ishobora byose. Kambabwira abantu bafite ibibazo bitandukanye, bafite intambara zitandukanye, bafite ibintu byabagose, bavuga ngo ntago ngo byakuna ngo byagwa, ihisha ahantu mu Mana, jya mu Mana useseremo, niho honyine azakurinda. Na isi nta wayihungira, uburwayi burahari, intambara zirahari, ibibazo birahari, biragize gute, ariko uwo mu bwisho bw'Isumba byose azahama mu gicucu cy'Ishobora byose. Niwe muntu uzarwana agatsinda, niwe muntu uzabaho mu buzima bugoye, niwe muntu muri iki gihe gikomeye, niwe muntu ugiye kubaho adafite stress. Naho ubundi stress zarashe. Abantu usanga munakubwira ngo narye ngo muri bitose birabura nyine, ariko bari muri Yesu barasinzira. Abari mu bwisho bw'Isumba byose bararyama, bakaryama. Rero ndaje ngo batangarize umuntu wese wumva ashaka kugira amahoro, ashaka kugira umutekano mu mutima, ashaka ihisha mu Mana, n'ahandi bantu bahungira ibibazo kereka muri Yesu. Rero tugiye gusenga Imana, tubasengere, tubabwire ngo nimuze murebe Imana, nimuze mwumve Imana, mwumve ijambo ry'Imana. Abantu bumva ibintu bitandukanye ku YouTube, ndabizi ko natwe muturwanya, bamwe bavuga ngo baravuga ibiki batatwumva, ariko ndabizi neza yuko ijambo ry'Imana ntabwo rizagenda ubusa. Hari abantu babirirwa bareba ibintu bidafite umumaro ugasanga baratongana bagira gute. No, turababwira ijambo ry'Imana rikiza, turababwira ijambo ry'Imana ribohora, ijambo ry'Imana ritanga ubuzima, ijambo ry'Imana ritanga amahoro. Abari bagiye kwiyahura, ababuze uko bagira, abari bafite intambara zitandukanye, ngwino muri Yesu, n'ahandi hantu wahungira kereka mu rwisho rw'Isumba byose. Niba uzamu mu gicucu cy'Ishobora byose, Imana wamugisha mu izina rya Yesu. Ndasoje, kadusengera abantu tubabwire ngo Imana mubuze kuri Yesu, nta handi ubuhungiro buri. Mana mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubushobozi, wabini tando sire grome taye foria de bika sectras, imbaraga zawe zirakomeye, kandi imbaraga zawe nta wazihungiramo ngo Satana mukure mu buhungiro yahungiyemo. Dusenge abantu bari kugira ngo aho bashaka guhungira handi mu byaha no mu bibazo bahareka ahubwo baze muri Yesu, kuko ariwe ufite ubushobozi n'imbaraga. Kingurira abantu umugisha, abarwayi bakire. Mana ukora imirimo n'ibitangaza. Cyo twifuza ni uko twayaduhona abantu bacu ari bazima, Abanyarwanda ari bazima. Dusengeye abayobozi b'igihugu cyacu, dusengeye ingabo, dusengeye polisi. Mana dusengeye n'aya masiganwa y'amagare agiye kuza mu Rwanda, turayasengeye kugira ngo uzabane natwe, umugisha uduhaye Abanyarwanda uboneka hamwe na hamwe, ariko turawakiriye, kandi ukomeze ubane natwe. Umuntu wese umvishe ijambo ryawe agubwe neza, akomeze yagira umutekano umutima, mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana bamugisha mwinshi, amen. Urakoze cyane, turagushimiye. Urakoze, turagushimiye Kabanda. Murakoze cyane.